Double G Kimosera nisho ry'uruvu n'andi mazina menshi ariko ngira ngo yabayemo papa amwe nagakiyakoresha. Double G umeze gute? Fresh. Uri kwiyumva gute umaze guperforminga mu bagenzi ariko ntago ari ubwa mbere niba mbyibuka neza n'ubwa kabiri wahaje uri mu cyumba cy'amategeko no Riderman uri kwiyumva gute ubu ngubu? Yego. Biba bimeze gute mani kuba uri kuri stage abantu bakakubona ukagira ngo uri nko mu bihe bya prime cyangwa se nibwo bakigwara indirimbo zawe zose nyine like ubyiyumvamo gute kuba abantu bameze nk'abaguharaye kandi umaze imyaka 16 muri game? Ibyo ngibyo ni ibintu byiza byashimisha buri mu artiste wese kuko twebwe buri aba artiste dukora muri studio tugakora kuri stage nibyo bintu nibyo main acts mu artiste gukora kujya muri studio no guperforming. Ubaje kujya muri studio ugakora igihangano ukagishyira hanze ukabasha kugiperforming abantu bakakishimira ni ibintu byiza cyane buri mu artiste wese ababyifuza ko yagera kuri ibyo bintu bikwereka ko ibyo wakoze ari ibintu byiza kandi bitapfuye gusa. So nibyo ngiye mbambarira cyangwa nicyo kinshimisha cyane. Nakare duhura na ubwengo Double G kudasazura nabiseka cyane ariko no kuri stage irimo guperforminga ntago byoroshye kuba umaze imyaka 15 muri game bamutinga sound by'umwihariko akarapa indirimbo yikarindirangira wabikoze ku ndirimbo zigera muri 3 imbaraga ziva he like iyo uniqueness ko yisangije biba bimeze gute? Ibyo se biba muke ahantu henshi birahaba biba bigoye by'umwihariko mu Rwanda ntago wapfa kubona umuhanzi uko indirimbo ze 3 ari kuri speed kandi non stop. Icyambere ni uko agomba kubaho practice agomba gupracticing ibihangano byawe. Ikindi wagize amahirwe bikaba byarakunzwe se igihangano cyawe wakibagirwa ni nkuko igihangano cyawe ari nk'umwana wawe ni nkuko umwana wawe nawe ataguca imbere ngo umwibagirwe. Urumva igihangano mbanyifata nk'umwana wanjye sinakibagirwa banyigomba kuba nyifite mu mutwe ku buryo ni wamanura beat mba nibuka imirongo uko yanditse imeze surtout igihangano cyabaye kiza kigakondwa cyane. Yego uje muri Genes of course navuze ko waheruka kuri na Riderman uri muri tegura gushyira hanze album yawe imenshi 15 nubwo zamaze kuba 16 already ziracyari 15 nta cyahindutse. Umwaka si yari kuza last year wambyuka iyo ni imyumvire yawe ariko kuri njyewe ziracyari 15. Ubwo nyine dusobanura nk'iyo fenomena abantu bavuga bati bena n'imyaka 15 amaze mu muziki none nta kintu ndi bujye gusobanura njyewe nzatanga imenshi 15. Ubwo nishaka izaze mu myaka 2 iri imbere zaba ari imenshi 15. Kuri njyewe ni imenshi 15 my friend kandi nakubwiye ko Uwiteka nanshoboza igomba gusohoka uno mwaka n'ubundi tujura azaba ari impeshi 15. Zawe ziri meze. Hari indirimbo witibihe byose muri nziza nyinshi ufite? Oya nta ndirimbo y'ibihe byose kuko buri uri umuhanzi ubyuka ushaka creating ikintu kirenze ibyo wakoze n'ibindi ibyo wakoze na mbere y'igihe. So indirimbo y'ibihe byose nshobora kuba ntaranayikora nkiri kuyishakisha cyangwa itaraboneka n'umuproducer nduyu uzayikora taranavuka cyangwa se akiri kwiga nka production. So indirimbo y'ibihe byose rero indirimbo zose abari z'ibihe byose cyangwa mbwe indirimbo nziza wakoze igomba kugushimisha kuko hari akantu njya numva bavuga kuri Radio Rwanda ngo nta kazi k'umunyagara kabaho. N'ubundi indirimbo wafashe umwanya wawe ugatega kuko ntabwo wayikoreye mu nzu iwawe cyangwa mu cyumba cyawe ukajya muri studio producer agashyiramo imbaraga aba ari ibihe byose kubera kuba warashyizemo imbaraga n'umwanya wawe n'ibitekerezo byawe. By'umwihariko indirimbo Puta wakoranye na Juno Kizigenza ni indirimbo wakoze ufite expectations zimeze gute none ni indirimbo yabaye gute muri society? Byo nkubwiye nibyo nagusubije nta ndirimbo ujya gukora wumva ko izaba imbi. Indirimbo zose ubomba ko zigomba kugenda neza gusa amahitamo ya public cyangwa y'abantu biza mu buryo utateganyaga nkuko naho byuko utaza aho uri ngo ntago uri umenya aho bwira ugeze. Niko bigenda mu bintu by'imiziki naho bitandukaniye n'ubuzima busanzwe muri busanzwe. Hari icyumba cya rap mwakoze gisoza muda performance nka Tafkenge muravuga ngo muzajurira iyo project igeze he? Bro nakubwiye nasobanuza nsobanura abandi bavandimwe ibintu twakoze nk'itsindo y'ubimbaza uri kubona itsinda numbona ninjye nyine umbaza ibijyanye n'ibyanye njyenyine. Yego ni nayo mpamvu kibazo cya nyuma. Yego ni ikibazo cya nyuma bwo kuri njyewe. Double G abona hip hop ubu ngubu yarebye mu gihe cyabo baza ndavuga Tough Gang ko nibwo waje ndavuga wenda 2008 yarebye move ya hip hop icyo gihe na move y'ubu ngubu ya hip hop ni he hari imbaraga nyinshi ni he habayemo gutsikira like habuze iki niba imbaraga zitangana nk'izigihe cyane igihe twaziye
byari biri hejuru cyane, movement yacu ari hejuru cyane. Haza kubamo ko twakoze imyaka igeraho twakoze, haza kubamo gap, harabuze ibindi bintu bishyashya bizamo, cyangwa se akabaho no kuba wenda harabayeho kuba tutari dushyize hamwe cyangwa itsinda rigatandukana. Itsinda ryari riri hejuru, habamo gutandukana, kandi ari ibintu abantu bari bategereje, ibintu binini. Hazamo gap, haza kuzamo izindi njyana zitekinga over, zirafatisha. Ubwo icyo gihe hip hop imera nk'isubiye hasi, ariko nyuma haza izindi movement za rap n'iki byose, hongera kubaho ku revivinga cyangwa revive ya noza hip hop. Ubu ngubu ntekereza ko turi kubona ibintu byiza muri hip hop nowadays. Abaraperi batanu batoye bo kwitega mu mboni za Kemozera. Kwitega vuga ati abangaba ni aba young stars, iyo mbarebye nanjye ngiye ibyo ntago njyambikora jewe. Ubwo no gutonesha cyangwa gushyiramo, bose ni beza. Uwabaje gukora igihangano cyose kikajyanze kikaba cyiza, abantu bakagikunda, uwo ngo muha amahirwe kandi nkamwifuriza ibyiza. Niko bigenda. Kasuku n'umuntu bita Majide Brad. Icyo gikapu ngiye mfite amatsiko yo kujya nanjye rero ubohore Bulldogg ntabwo uzakugira. Oya kuntagiraga kandi. Oya humura ntacyo. Nize kuyo gusetsa ari Bulldogg na Riderman. Umuturanye taje wa mujura. Ongera ukore mu mwana wibone kuri kamera. Ubize kuri kapinde ko buriho. Akore gushota yambaye mwana Bulldogg. biba bimeze gute mani kuba uri kuri stage abantu bakakubona ukagira ngo uri nko mu bihe bya prime cyangwa se nibwo bakigwara indirimbo zawe zose nyine like ubyiyumvamo gute kuba abantu bameze nk'abaguharaye kandi umaze imyaka 16 muri game? Ibyo ngibyo ni ibintu byiza byashimisha buri mu artist wese, kuko twebwe buri aba artiste dukora muri studio, tugakora kuri stage. Nibyo bintu nibyo main acts z'umwartiste, kujya muri studio no guperforming. Ubaje kujya muri studio ugakora igihangano ukagishyira hanze ukabasha kugiperforming abantu bakakishimira, ni ibintu byiza cyane. Buri mwartiste wese ababyifuza ko yagera kuri ibyo bintu, bikwereka ko ibyo wakoze ari ibintu byiza kandi bitapfuye gusa. So nibyo ngiye mbambarira cyangwa nicyo kinshimisha cyane. Nakare duhura na ubwengo Double G kudasazura nabiseka cyane, ariko no kuri stage irimo guperforminga ntago byoroshye kuba umaze imyaka 15 muri game bamyutinga sound by'umwihariko akarapa indirimbo yikarindirangira. Wabikoze ku ndirimbo zigera muri 3. Imbaraga ziva he? Like iyo uniqueness ko yisangije biba bimeze gute? Ibyo se biba muke ahantu henshi birahaba. Biba bigoye by'umwihariko mu Rwanda, ntago wapfa kubona umuhanzi uko indirimbo ze 3 ari kuri speed kandi non stop. Icyambere ni uko agomba kubaho practice, agomba gupracticing ibihangano byawe. Ikindi wagize amahirwe bikaba byarakunzwe, se igihangano cyawe wakibagirwa. Ni nkuko igihangano cyawe bari nk'umwana wawe, ni nkuko umwana wawe nawe ataguca imbere ngo umwibagirwe. Urumva igihangano mbanyifata nk'umwana wanjye sinakibagirwa, banyigomba kuba nyifite mu mutwe ku buryo niyo wamanura beat mba nibuka imirongo uko yanditse imeze. Sirtu igihangano cyabaye kiza kigakondwa cyane. Yego. Uje muri Genes of course, navuze ko waheruka kuri mwe na Riderman, uri muri tegura gushyira hanze album yawe imeshi 15 nubwo zamaze kuba 16 already. Ziracyari 15 nta cyahindutse. Umwaka si yari kuza Lastiane wambyuka. Iyo ni imyumvire yawe, ariko kuri njyewe ziracyari 15. Ubwo nyine dusobanura nk'iyo fenomena, abantu bavuga bati bena n'imyaka 15 amaze mu muziki none nta kintu ndi bujye gusobanura, njyewe nzatanga imeshi 15. Ubwo nishaka izaze mu myaka 2 iri imbere zaba ari imeshi 15. Kuri njyewe ni imeshi 15 my friend, kandi nakubwiye ko Uwiteka nanshoboza igomba gusohoka uno mwaka, n'ubundi tujura azaba ari imeshi 15. Zaba ziri imeshi. Hari indirimbo witibiye byose muri nziza nyinshi ufite? Oya, nta ndirimbo y'ibihe byose, kuko buri uri umuhanzi ubyuka ushaka creating ikintu kirenze ibyo wakoze n'ibindi ibyo wakoze na mbere y'igihe. So indirimbo y'ibihe byose nshobora kuba ntaranayikora nkiri kuyishakisha cyangwa itaraboneka n'umuproducer nduyu uzayikora ataranavuka cyangwa se akiri kwiga nka production. So indirimbo y'ibihe byose rero, indirimbo zose abari z'ibihe byose cyangwa mbwe indirimbo nziza wakoze igomba kugushimisha, kuko
hari akantu njya numva bavuga kuri radiyo Rwanda ngo nta kazi k'umunyagara kabaho n'ubundi indirimbo wafashe umwanya wawe ugatega kuko ntabwo wayikoreye mu nzu iwawe cyangwa mu cyumba cyawe ukajya muri studio producer agashyiramo imbaraga aba ari ibihe byose kubera kuba warashyizemo imbaraga n'umwanya wawe n'ibitekerezo byawe. By'umwihariko indirimbo Puta wakoranye na Juno Kizigenza ni indirimbo wakoze ufite expectations zimeze gute none ni indirimbo yabaye gute muri society? Byo nkubwiye nibyo nagusubije nta ndirimbo ujya gukora wumva ko izaba imbi indirimbo zose ubumva ko zigomba kugenda neza gusa amahitamo ya public cyangwa y'abantu biza mu buryo utateganyaga nkuko nawe byuko utaza aho uri ngo ntago uri umenya aho bwira ugeze niko bigenda mu bintu by'imiziki naho bitandukaniye n'ubuzima busanzwe muri busanzwe. Hari icyumba cya rap mwakoze gisoza muda performance nka Tafukenge muravuga ngo muzajurira iyo projet igeze he? Bro nakubwiye nasobanuye nsobanura abandi bavandimwe ibintu twakoze nk'itsinda iyo bimbaza uri kubona itsinda numbona ninjye nyine umbaza ibijyanye n'ibyanye njyenyine. Yego ni nayo mpamvu kibazo cya nyuma yego ni ikibazo cya nyuma bwo kuri njyewe Double G abona hip hop ubu ngubu yarebye mu gihe cyabo baza ndavuga Tafukenge ko nibwo waje ndavuga wenda 2008 2009 yarebye move ya hip hop icyo gihe na move y'ubu ngubu ya hip hop ni he hari imbaraga nyinshi ni he habayemo gutsikira like habuze iki niba imbaraga zitangana nk'izigihe cyane igihe twaziye byari biri hejuru cyane movement yacu ari hejuru cyane haza kubamo ko twakoze imyaka igeraho twakoze haza kubamo gap harabuze ibindi bintu bishyashya bizamo cyangwa se akabaho no kuba wenda harabayeho kuba turi dushyize hamwe cyangwa itsinda rigatandukana itsinda ryari riri hejuru habamo gutandukana kandi ari ibintu abantu bari bategereje ibintu binini hazamo gap haza kuzamo izindi njyana zitekinga over zirafatisha ubwo icyo gihe hip hop imera nk'isubiye hasi ariko nyuma haza izindi movement za rap n'iki byose hongera kubaho ku revivinga cyangwa revive ya noza hip hop ubu ngubu ntekereza ko turi kubona ibintu byiza muri hip hop nowadays. Abaraperi batanu batoye bo kwitega mu mboni za Kemozera kwitega vuga ati abangaba ni aba young stars iyo mbarebye nanjye ngiye ibyo ntago njyambikora jewe ubwo no gutonesha cyangwa gushyiramo bose ni beza uwabaje gukora igihangano cyose kikajyanze kikaba cyiza abantu bakagikunda uwo ngo muha amahirwe kandi nkamwifuriza ibyiza niko bigenda oya nanjye nasoje